nari nararahiye ko ntazongera gutuka abakobwa n'umunsi numwe ariko wallahi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam uyu mukobwa arangerageje pe mwumve ukabyarawe. Nabonye ukuntu abagabo bari gukoma amashyi ubwo Pastor Apostle Gitwaza, yes, Pastor na Apostle rero niba bifite itandukaniro, I think biratandukanye, ari kuvuga uburyo gutera ivi hari imyuka itari myiza ibiri inyuma tararara, abagabo bakomye amashyi. I was like, okay, it's fine. Arakomeza aravuga ngo tugira umuco wacu n'abazungu bagira imico yabo, byinshi twabyigiye mu bazungu, that's fine. Ariko nashaka kwibaza ikibazo kimwe, abantu mwakomye amashyi, abagabo mwakomye amashyi, nukubera ko mwe mushimishijwe na point avuze cyangwa nuko muzi inshingano ziri inyuma yo gutera ivi? Gutera ivi birahenze, utegura ahantu muri buze gusohokera, ugura impeta, utumira, you know, there's a lot of pressure behind that abantu basigaye bariho, which is not good. Ariko impamvu mwakomye amashyi nukubera ikintu yaravuze cyangwa no gukwepa inshingano? Hari ikintu Gitwaza yibagiye kongeraho ni kimwe gusa, hano ikibazo ari ugutera ifa, ahubwo dufite ikibazo cyabo duterera amavi. Jesus, oh my goodness, Musa turanyisha amawigi nanjye arandi cyayi wewe. Hey, hello boss, you girlfriend, you Ripsy, yes. Eyes, yes, boss. Pussy, yes. Head, no smart, no intelligent, no, nothing. Brain empty, boss. Boss, you girlfriend empty. Oh my goodness. No, nese wa mukobwa we. Gutera ivi n'inshingano, ibyo bintu bihuriye hehe hagati aho ngaho? Ntabwo twavuze gutera ivi my sister, kandi ubasanga afite na degree, ariko we degree we ama degree ariko education nayo sigaye inyikema. Anyway wa mukobwa, reka nongere nkugarure noneho umenye ubwenge. Nukuvuga ngo twavuze gutera ivi, twavuze guha umukobwa impeta. Gusa nkomeze musobanurire umukobwa. No, she's empty, no, me no, bagaragoma.